Mwami data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Turakubashye uyu munsi wa none, tugushyize hejuru kuko uri mwiza, turakuzamuye, uri Imana y'agakiza kacu, uri ubuhungiro bwacu, uri intsinzi yacu, uri amahirwe dufite, uri icyizere dufite, nuhabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza biboneka muri Samweli wa mbere igice cya 25. Uyu munsi wa none turagushimiye ko iryo jambo ryongeye kubaka imitima yacu, iryo jambo ryongeye kubaka ubuzima bwanjye, iryo jambo ryongeye kunyubaka bundi bushya. Iryo jambo niryo mpagurukiyemo uyu munsi, iryo jambo niryo nubakiyemo uyu munsi, iryo jambo niryo rimbera inkota uyu munsi, iryo jambo niryo rimbera imbaraga uyu munsi, iryo jambo ndarigendana, iryo jambo ndaryishimiye, iryo jambo ndaritwaje, iryo jambo ndarigotomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu iryo jambo ryo muri Samweli wa mbere igice cya 25 kineye gusaba imbabazi aho naba narabaye nka Nabali. Umbabarire Uwiteka Imana Nyiringabo, aho nagize ubwibone, aho ntahaye agaciro abandi, aho ntabagiriye impuhwe. Turakwinginze tubabarire twese, twarakosheje tubabarire, twakoze ibidakuri imbere yawe n'imbere y'abantu tubabarire. Tugusabye imbabazi, duhe imbabazi, uduhindurire umutima, utwigishe gutega amatwi ijwi ryawe, kandi uduhe gutega amatwi abatugana. Uduhe kwibuka ineza abandi batugiriye, uduhe kwibuka ko nawe watugiriye neza, uduhe kwibuka ko twari dukenye ukaduha ibyo kurya natwe tugaburira abandi. Uduhe kwibuka ko ari wowe utwambika kugira ngo natwe twambike abandi. Uduhe kwibuka ko ibyo dufite atari twe twabyihaye, ahubwo natwe duhesha imigisha abandi. Ndakwinginze dukize imitima ya Nabali. Niyo mpamvu nitandukanyije n'umutima we, ndiyambura umutima umeze nk'uwa Nabali, ndiyambura umutima w'ubwibone, ndiyambura umutima utemera inama, ndiyambura umutima udafite ubushishozi n'urukundo. Mu izina rya Kristo Yesu wonga ku musaraba i Golgotha, uwo mutima ndawuvumye rwose, ndawuvumye mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Ntabwo nzaba umuntu utumva abandi, ndabyanze mu izina rya Yesu. Ntabwo nzaba umuntu utubaha abandi, ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzaba umuntu utesha agaciro abandi, ndabihakanye mu izina rya Yesu. Gusabye umutima mushya, ucisha make kandi ucisha bugufi mu izina rya Yesu. Umutima nk'uw'Abigayeli, umutima nk'uw'Abigayeli, uwo mutima ndawakiriye, umutima w'ubwenge ndawakiriye mu buzima bwanjye, umutima utekereza neza, ushyira hamwe kandi uharanira amahoro ndawakiriye mu izina rya Yesu. Uyu munsi nakiriye uwo mutima, mpaye ikaze uwo mutima. Umugore wubaha, umugore wubaha Imana, umugore wubaha abandi, umugore wubaha abantu, wuzuza ubutumwa bwawe mu gihe gikwiriye. Ndawakiriye umutima nk'uw'Abigayeli mu izina rya Kristo Yesu wonga ku musaraba i Golgotha. Umutima usakaza amahoro, ushakira amahoro abo mu rugo rwe, uhuza abantu n'ineza yawe, umutima uhusha amakimbirane, umutima ushyira imbere n'ubwenge, umutima uzi kuvuga ibyiza, umutima uvugana ineza, umutima uvugana kwiyoroshya, umutima uvugana ubwenge n'urukundo. Umutima wa Abigayeli ndawakiriye uyu munsi wa none, meze nka Abigayeli. Uyu munsi wa none ubona azambonemo nka Abigayeli. Umuntu wese tuzahura nanyitegereza azavuga ngo meze nka Abigayeli. Umuntu wese nzaganiriza nantega amatwi azavuga ngo ameze nka Abigayeli. Abo mu muryango wanjye nzabarwanira ishyaka nka Abigayeli, nzabarwanira ishyaka, nzabahe kubaho bari bagiye gupfa, nzababesheho bari bagiye gupfa, nzabakiza umugambanyi, nzajya mbasengera, nzajya mbasabira ku Mana, nzababera umuhuza n'agakiza, nzababera umuhuza n'amahoro, nzababera umuhuza n'iterambere. Icyampa nkamera nka Abigayeli.
Haleluya, haleluya. Icyama kandi nkagira umutima nk'uwa Dawidi, umutima Imana ikunda cyane, umutima Imana ishaka cyane, umutima wicisha bugufi nk'uwa Dawidi. Haleluya, ukubaho Imana nk'uwa Dawidi. Uwo nawo ndawakiriye imbere kado y'umunsi, imbere gifiti y'umunsi. Umutima usaba inama, umutima utihimura, umutima utivanja, umutima ugira imbabazi nyinshi, umutima wifuza guhora ukura mu rukundo, umutima ushishoza, umutima haleluya utarigeze wihorera kuri Nabali, ahubwo akemera inama nziza agiriwe na Bugayeli. Icyama nanjye nkamera nka Dawidi, nkamenya inama nziza, nkamenya ikintu cyo gukora mu gihe cyacyo. Sinshumuzwe n'ibyaha by'abandi, sinshumuzwe n'ibyo abandi bankoreye, sinshumuzwe n'ibyo bambwiye, sinshumuzwe nuko batangiriye neza narabagiriye neza, sinshumuzwe nuko batanyituye ibyo nabahaye. Icyama nkamera nka Dawidi. Haleluya, haleluya. Nkagira urukundo, ngakundana, nkababarira, nkagira amahoro mu mutima. Umutima wisubiraho, umutima wisubiraho, umutima igihe nagambiriye kuba nakora ikintu kibi, ako kanya uhita unkomanga ukavuga ngo rese erega wowe warahamagawe, ntabwo uri nk'abandi, ntabwo ugomba gukora nka Nabali, ntabwo ugomba gukora nka bariya, wowe uratandukanye, wivuga nk'abo wikora nk'abo. Making a difference, hinduka umukiranutsi, ceceka nubwo baba bari gusakuza, wowe ceceka nubwo basakuza, wowe itonde nubwo wahubuka, wowe bakunde nubwo bakwanga, wowe baha amahoro nubwo batifuza kuguha amahoro. Wowe korera Imana, korera Imana, ibindi bireke. Icyama nkagira umutima mwiza. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none ndadekarara, ndabihamije ku buzima bwanjye n'umuryango wanjye. Uyu munsi wa none ndaturaho ibyiza, ndatura umunezero, ndatura urukundo kuri famiye, ndatura ibyiza ku gihugu cyacu, ndatura ibyiza ku gihe kizaza, ndatura amahoro, ndavuga amahoro. Haleluya. Ndatura ubwenge, ndatura imigisha, ndayatuye ku buzima bwanjye, ndayatuye kubo dusengana mu kidende zisenga ubudasiba, ndatura amahoro kuri resiterapete, ndatura amahoro, ndatura ibyiza, ndatura imigisha kuri Nosheni, ndatura imigisha ku muntu wese dusengana, ndatura mu izina rya Kristo Yesu. Imana itanga umugisha iri mu ruhande rwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzaguha umugisha amajya n'amaza. Nanjye ndabyemeye, nanjye ndabyemeye, nanjye nameye ko ndi umugisha. Amajya n'amaza nakira umugisha. Ndatura ko ndi igiti kitewe hafi y'imigezi, gihora cyera imbuto igihe cyose, amababi yacyo ntajya yuma, niyo haba mu zuba ntiyuma, meze nk'icyo giti. Igihe cyose nzahora ndi igiti cyera amahoro, igihe cyose nzahora ndi igiti cyera ibyishimo, igihe cyose nzahora ndi igiti abantu basoromaho imbuto zibagwa neza, igihe cyose nzahora ndi igiti cyera imbuto zituma abantu bagubwa neza banezerwa, igihe cyose nzahora ndi igiti abantu baza kugamamo, izuba ry'ubuzima niribacanire. Haleluya, haleluya. Ngaho komeza kubana natwe Yesu mukunzi mwiza, ukomeze kutugirira neza. Uyu munsi utubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi w'imbaraga, umunsi udasanzwe, umunsi wo guhinduka ku mitima yacu. Imitima yacu twese ihinduke, imitima ya kera ishaje imeze nk'iya Nabali y'ubugogi tuveho, imitima yo kwibagirwa vuba iby'Imana wadukoreye tuveho, maze duhe imitima mishyashya. Akira umutima mushya wa mupapa we, akira umutima mushya wa mama we, akira umutima mushya wa musore wa nkumi we. Mwakira imitima mishya, imitima imeze nk'ibuye ya Nabali nibasohokemo. Ntabwo mugomba kumera nka ba Nabali. Nabali Imana yamuhanishije gukinduka, mu gihe gito yarakindutse. Abantu bafite imitima ya Nabali ntabwo bisazira, barangwa n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, ntabwo bagira amahirwe mu buzima, ntabwo bamenya urukundo nyarukundo urwo ari rwo. Oya, ntabwo bajya binjoyinga ubuzima, imitima yabo irabibabuza. Bafite imitima y'ubugome, bafite imitima yo kuvuga nabi, ntabwo bajya bibuka aho bavuye, ntabwo bajya bibuka ibyo Imana yabakoreye, ntabwo bajya bibuka
bibuka abantu babanye, ntabwo bajya bibuka ko bafite umuryango, ntabwo bajya bibuka inshuti zabo. Bana bari barikunda, bana bari birebaho, bana bari barahubuka, bana bari bavuga nabi, bana bari baratonoma, bana bari bagira ikiburi, bana bari bagira umujinya wihuse. Imana ikurinde kuba Nabali, Imana igukure mu mutima wa Nabali, Imana igutransforme rwose, iguhe umutima wa Abigayeli ndetse na Dawidi, iguhe umutima wa Abigayeli na Dawidi. Akira agatima ka Dawidi, akira agatima ka Abigayeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Uraberewe kuba umugore nka Abigayeli, kandi uberewe kuba umugabo nka Dawidi. Birakubereye mu izina rya Yesu. Icyama umuntu wese ukubonye akavuga ngo uyu muntu we, uyu muntu mbega umutima mwiza, mbega umutima mwiza afite nka Dawidi, mbega ubwenge nk'ubwa Abigayeli, mbega ubuhanga, mbega imvugo nziza, mbega umugore uzi kuvuga. Ndabikwifurije nshuti yanjye, mu mama mukobwa, impano nguhaye uyu munsi wa none, ijambo ngukonegitinzeho ni ukugira imvugo iryoshye. Umuntu wese muganiriye akavuga ngo mbega umugore uzi ubwenge, mbega umukobwa uzi ubwenge. Nta muntu udakunda ubwenge, abanyabwenge barashakishwa. Uzabaze Salomo ukuntu bamushakishije, n'abamikazi bo hirya no hino bakaza gushakisha ubwenge bwe, bakaza kumwigiraho. Ubwenge buraryoha. Hinduka umugore ufite ubwenge, uzaryohera buri wese. Hinduka umukobwa w'umunyabwenge, uzaryohera buri wese. Nibyo ngusengeye uyu munsi, nibyo ngusengeye uyu munsi. Nawe Dawidi, wewe wa mupapa we, kwishyira hejuru ntibikubera. Ukeneye umutima nk'uwa Dawidi, umutima utihimpumura, umutima utinangira, umutima ubabarira vuba, umutima ugira impuhwe vuba, umutima wumvira, umutima ujya inama ukemera inama z'abandi. Ukeneye kugira umutima wumvira n'umugore nk'uko Dawidi yumviye umugore. Wa mugabo we, akira umutima woroshye. Imana iguha umugisha. Muri abanyamugisha ndabakunda, Yesu arabakunda. Batureho igikundiro, batureho ubwenge, batureho ubuzima, batureho kuramba ndetse no kurambira mu Mana kuva none kugeza iteka ryose. Amen, 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 amen.